niba uri umukristo wasengaga ugatangira kubura ibihe byiza byo gusenga, uriya murozi aba ameze nabi. Rero uriya ni umurozi. Nyamuneka abantu mukomeza kumbwira muti kutatubwira uburyo twabyirukana, ni uzacunge. Ubwo ndajya mbabwira ikintu, mbabwire n'uburyo mwakirukana, wenda kuri bikeya turi buvuge kuko byose ntago twabivuga. Niba ari iyi nyoni cyangwa ari ikindi kintu kiza gutyo kutondanga ku rugi, ku idirishya ryawe cyangwa se ku ibati ryawe, uzakirukana gute? Uzacunga isaha kizira, noneho ujye ucunga iyo saha igeze uhita ujya ha hantu. Icyo rero cyari icya kabiri. Icya gatatu ni umuntu watubajije ngo mbese igihunyira n'ipusi bya buri joro byo biba bisobanura iki? Igihunyira n'ipusi biza iwawe ni ihembe, wowe urarurota ibintu bikuniga, bikwirukankana bikuniga, ririya ni ihembe baba bakohereje ngo rikwice. Ashya mubabazwa nuko tumena amabanga yanyu, ndabizi, ariko natwe ntidufite kubihagarika. Ntimudukangishe urupfu, namwe ntimuzuma, muzapfa. Ubu uri gushaka, ni ukuvuga ngo abadayimoni baba bashaka igitambo muri urwo rugo, igitambo cyo gupfa. Niho hantu ushobora kubona baguteje impanuka itunguranye, bashobora guteza impanuka yo mu rugo rwawe, ibintu bitandukanye bigashya, cyangwa se hakagira ibindi bintu bikubaho, cyangwa se wajya kubona umurwayi, umuntu apfuye atari arwaye cyangwa arwaye amarabira agahita apfa. Muzi impamvu kiriya gihe n'umupagani yavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo? Muzi impamvu gihita kirekura? Ni ukubera ko kiriya gihe nta ukabona isazi imwe iraza irirwa yikwiruka aho ugiye hose, iyo sazi ukayibona, cyangwa umubu cyangwa kandi gasimba kakirwa kakwirukaho. Iriya sazi nayo reka nyibasobanurire, uriya ni Yesu Kristo nashimwe. Bana b'Imana, amahoro y'Imana nabane namwe. Mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza. Niba utanameze neza, reka nkubwire ngo ihangane, birashoboka ko uyu munsi waba utameze neza, ariko ejo ukazamera neza. Imana iguhe umugisha. Ni mwene so muri Kristo Yesu ugarutse kuri kamera kugira ngo muganire kandi mwungurane ibitekerezo ku bintu bigenda biba muri iyi si ya rurema. Kandi uyu munsi mbafitiye sije y'ibintu bikomeye cyane. Umwuka w'Imana abashe kutuyobora. Abantu bamaze igihe banyandikira muri komanteri bambwira ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ku bintu bigendanye na biriya bisimba cyangwa se n'utu dusimba turi gukoreshwa n'abarozi. Yewe ni ibintu byinshi bitandukanye pe. Abarozi baraditsize, harimo n'abatwandikira komanteri nyine badutuka, batubuza kubivuga, ati ibyo muba mubivugira iki? Hari n'abarozi batwandikira muri komanteri kavuga ati reka ibyo bintu byo kuvuga ngo utwo dusimba mutwice, mureke kubivuga, muratwicira iki? Yewe ni ibintu byinshi bitandukanye. Hakaba n'ibitero tugabwaho kubera gutambutsa bino biganiro, ariko ibyo byose ntabwo biduhagarika, nta nubwo biduciye intege. Uwaduhamagaye ari kumwe natwe. Ijambo ry'Imana rivuga ko tutagomba gutinyisha umubiri, ahubwo ko ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba gutinya uwica ubugingo akica n'umubiri, ariko uwica umubiri wenyine ko tudakwiriye kumutinya. Ngayo nguko munyemerere dusenge, ngaruke mbabwire byinshi bitandukanye ku byagiye byibazwa. Mana, ndagushimiye ko duhaye umwanya mwiza, ukuboko kwe kwiza ni kudushoboze. Umwuka wera wawe natuyobore muri ibi tugiye kuvuga. Abo tugiye kubibwira ntitubazi, kandi nibo bakwiye kubyakira bikabagirira umumaro. Ibyo dukwiriye kubabwira si ukubashuka. Ntabwo twazanywe hano no gushuka abantu cyangwa se no gutwika ngo abantu bishakire views bimwe abantu bajya bavuga. Oya, icyo turaje ishinga no kugira ngo ubutumwa bwiza butambuka, abantu bamenye amayoberane ya Satani, kandi babashe kumenya n'uburyo bwo guhangana n'umwanzi, ndetse n'ibishoboka bibatere gukizwa no kwegera Imana, kuko n'aba Satani baramwegereye. Imana ihimbazwe ko wumvishe gusenga, kandi tugirire neza. Kuboko kwiza kwa Kristo kubane natwe, umwuka wera tuyobore.
turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu kandi kutuyobora, n'abazabyumva ukabayobora, ukababwira icyo bakwiye gukora. Uturinde umwuka w'abaturwanya mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu ashimwe. Uyu munsi munyemerere uyu munsi mbabwire ibintu tugiye kuganiraho bikomeye cyane cyane. Wenda harimo ibyo banyandikiye kuri komanteri nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ntabwo twazisubiriza rimwe, icyakora tuzagenda tuzisubiza. Uyu munsi turasubiza umuntu watwandikiye atubaza utwo dusimba abarozi bakoresha. Icya mbere, uwatubajije atubaza ku nyoni idondanga ku idirishya. Inyoni idondanga ku idirishya rero, ni abantu bafite inyoni ziza zikadondanga ku madirishya buri mu gitondo. Hari iziza saa 11, hari iziza saa 12, hari iziza mu bicuku by'ijoro. Iyi nyoni yije mu bicuku by'ijoro uhita ubura ibitotsi. Iyo ije mu gitondo nabwo uhita ubura amahoro. Nimba wari ugiye gusenga, uhita wumva nyine muri wowe bihindutse, kumva utangiye gucika intege, kumva gusenga utangiye kubura amagambo, ukumva nyine hari ukuntu bitagenze neza. Iyi nyoni rero, cyangwa se niba ari inyoni, niba ari igisiga, niba ari inyoni y'ubuhe bwoko, iki cyose cyaza kudondanga ku idirishya, cyaza kudondanga ku rugi, cyaba ari iki cyiza kikagira gute, ibi byose nta kindi, uriya ni umurozi uba wohereje umutongero. Biravuze ngo bagutongera buri munsi. Uriya ni umutongero wa buri munsi. Iriya ni misiyo y'abadayimoni. Iriya ni inyoni iba ikoreshwa n'umurozi ikuzanira ibyo kugutongera, byo kukunamura mu buntu bw'Imana, byo kugutuma utagira ibihe byiza, byo kukubuza ibyishimo n'umutekano n'umunezero mu rugo rwawe, ndetse no kuguteza ibidayimoni aho ujya hose, kugira ngo bijye bigenda bigukurikirana. Wumve ngo ni wa murozi uba uri kugutongera buri gitondo. Kandi uriya murozi ikintu cya mbere akora, abaje kuguca imbaraga, kuguca intege. Ni hahandi uzabona uri gutekereza ibitekerezo byanakakugiriye umumaro, ariko bikarangirira mu nzira, cyangwa watekereza gukora ikintu bikarangira ufashwe n'ubwoba ukagitinya, kandi wenda cyari bukugirire umumaro, cyangwa se ukajya upanga ibintu bidasohora, ukanamuka mu nzira zawe. Niba uri umukristo wasengaga ugatangira kubura ibihe byiza byo gusenga, uriya murozi aba ameze nabi. Rero uriya ni umurozi. Nyamuneka abantu mukomeza kumbwira muti kutatubwira uburyo twabyirukana. Ni uzacunge, ubwo ndajya mbabwira ikintu, mbabwire n'uburyo mwakirukana, wenda kuri bikeya turi buvuge, kuko byose ntago twabivuga. Niba ari iyi nyoni cyangwa ari ikindi kintu kiza gutyo kudondanga ku rugi, ku idirishya ryawe, cyangwa se ku ibati ryawe, uzakirukana gute? Uzacunga isaha kizira, noneho ujye ucunga iyo saha igeze, uhita ujya hantu usenga, ukubita abazimu n'abadayimoni, utwika imyuka mibi, utwika imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abaterekera, imbaraga z'ababandwa, ukubita imyuka mibi mu izina rya Yesu. Murihangana, hano turi gukora ikiganiro, hari abantu bari kutuderanja. Wirukana imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, kuko niko bizagenda. Ujye uhamutanga, uzabikora gatatu wirukana abazimu n'abadayimoni, uzajya gushiduka aho hantu. Ujye uhaturaho amaraso ya Yesu. Iyo tubabwiye kwatura amaraso ya Yesu, abenshi ntimubasha kwizera. Abantu b'ubu mwaratunaniye, ntago nzi impamvu. Ngo muba mushaka umuntu ubabwira ngo genda ngo ufate umunyu, ngo ufate amazi, ngo ufate isukari, ariko si izina rya Yesu. Nimba ubwaryo ritashobora kubikora, izina rya Yesu rikora ari uko barihongeye umunyu, ubwo koko iryo ni izina rya Yesu. Simpakana ko biriya bintu bidakora, birakora rwose, ariko impamvu yo gukora kwabyo nuko ari kuba wizeye. Kandi Yesu niyo yajyaga gukiza umuntu, yaramubwiraga ngo bikubere uko wizeye. Hanyuma rero nimba wizeye ko imbaraga zawe cyangwa kwizera kwawe gushyika ari uko ubonye amazi, uzafata ayo mazi uyasengere, nurangiza ugende uyatera aho hantu, usenga wirukana abazimu, wirukana abadayimoni, utwika imyuka mibi mu izina rya Yesu. Abo bazimu n'abadayimoni ntuzabikora 2, 3, 4 bataragenda, cyangwa se niba banakiza, ibitero byabo bazana nta kintu bizaba bikigufataho, nta kintu bizaba bikigutwara. Ibyo rero mukwiriye kubimenya mukabisobanukirwa rwose, ariko mu rwego rwo kuzamura kwizera kwawe kugira ngo gushyigikize imbaraga z'umwuka wera.
uzagenda uhasengere, ayo mazi ntayo ukoresheje, na bya bindi byose ntabyo ukoresheje, nabyo bizakunda, kubera ko biterwa n'ingano yo kwizera ufite mu mutima wawe. Ngayo nguko rero, dore uko birukana ibyo binyoni, cyangwa se ukareba ubwoko bw'ikinyoni, ukazazana nyine imiti ikica, ukagitega utuntu kirya gishobora kurya, cyangwa umutego ushobora kugifata, nuko nyine kikaza kigafatwa kuri uwo mutego, cyangwa kikarya kuri ibyo bintu kigapfa, kandi ibyo bintu ukabyaturamwo amaraso ya Yesu. Kuko akenshi na kenshi iyo ugiye kugitega ntubivuga, iyo ubivuze ntabwo kiba kikiriyeho, kandi ukabikora usenga wiragiza imbaraga z'Imana, kuko buriya uba ugiye guhangana n'ibitero by'abarozi, kandi umurozi aba akurikirana iriya nyoni kugira ngo amenye ko yagiye, yagezeyo, yakoze ibyo yayitumye neza. Aha, icya kabiri, ibisiga n'inyoni bigwa ku mabati. Biriya bisiga n'inyoni ubwoko ubwo ari bwo bwose biza bikagwa ku mabati, ukajya wumva biri kugendagendaho, hakunda kuza ibyiyoni, hakunda kuza za sakabaka, hakunda kuza bya nyirabarazana, cyangwa se ibyo bita nyirabarajonga, biterwa n'aho nuko mubyitaho uri. Hanyuma rero biriya bintu byose ni imitongero y'abadayimoni, nyine byose ujye umenya ko biba bizanye ubutumwa bw'abarozi. Biriya nabyo biba bishinzwe guteza umutekano muke aho uri, biba bishinzwe guteza akavuyo n'akajagari, biba bishinzwe guteza inyatsi n'ibihombo mu buzima bwawe. Biriya bintu byose ni bibi. Ujye ubyuka ugende, niwumva kiguye ku idirishya cyangwa kiguye ku ibati, ushaka ikintu gikubite, ukirukane, wagitera ibuye wajya gute, ugikubite mu izina rya Yesu. Ariko nimba uturanye n'abandi, uramenye nyamuneka utazatera ibuye hejuru y'inzu y'abandi ngo uri gutera igisiga. Oya rwose, uzarebe nawe bikoresha ubwenge, kandi ubikore wiragije amaraso ya Yesu, unizeye mu mutima ko ibyo bitero nta kintu byagutwara. Cyangwa se babandi bizera barashe, uzafate n'amazi utwika abazimu n'abadayimoni uyaturemo amaraso ya Yesu, unyanyagize hejuru y'inzu yawe. Ngayo nguko, usenge wizere, kandi ntimugasenge rimwe. Ikibazo mwebwe, umuntu arababwira ngo musenge, mugasenga rimwe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Rero ni ugusenga, ukongera ugasenga paka ikikurwanya gitsinzwe. Mbibutse ko umurozi nawe arahanyanyaza, arashya, ariko akongera agahanyanyaza, akongera agahanyanyaza, ukica imbeba imwe, ukica inzoka imwe, ukica igikeri kimwe, ukica igisiga kimwe, ukica inyoni imwe, agatuma indi, agatuma indi. Iyo abonye nawe zipfa zigiye kumushiraho, nibwo azibukira. Rero mugomba kumenya ko niba umurozi ahanyanyaza, mwebwe ntimukajye muzana ibintu by'imiteto mu gusenga, nta miteto ibamo. Murakoze ko munyumvise. Icyo rero cyari icya kabiri. Icya gatatu, ni umuntu watubajije ngo mbese igihunyira n'ipusi bya buri joro byo biba bisobanura iki? Igihunyira n'ipusi biza iwawe, gishobora kuza ari igihunyira gusa nyine, cyangwa ari ipusi gusa. Biriya bigwa hejuru y'amazu yanyu bigahuma, bikavuga, bigahuza, bya bipusi birara byiruka inyuma y'inzu zanyu, kikaza kikarira cyane, rimwe hari n'ibivuga nk'umuntu, hari n'ibirira nk'abana. Biriya nta kindi biba bimaze, biba biri kuzana umuvumo w'urupfu mu rugo rwawe. Biriya biba bikungura cyangwa se bisura urupfu. Uriya ni umuvumo w'urupfu biba biri kuzengurutsa aho hantu. Ni abadayimoni, ni umurozi uba uri gushaka. Ni ukuvuga ngo abadayimoni baba bashaka igitambo muri urwo rugo, igitambo cyo gupfa. Niho hantu ushobora kubona baguteje impanuka itunguranye, bashobora guteza impanuka yo mu rugo rwawe, ibintu bitandukanye bigashya, cyangwa se hakagira ibindi bintu bikubaho, cyangwa se wajya kubona umurwayi, umuntu apfuye atari arwaye, cyangwa arwaye amarabira agahita apfa, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Rero biriya bipusi biba biza gukungura, ariya ni amarira y'ibitambo by'abadayimoni, baba bashaka igitambo muri urwo rugo. Niyo mpamvu mu gihe rero wumvise ibyo bintu biri gusakuza gutyo, bigenda gutya, byaba ari uruhunyira, byaba ari urupusi ruzi iwawe rukarira, ujye uhita ufata amasengesho, usengere abana bawe, usengere umugore wawe, usengere ababyeyi bawe, usengere abantu mubana mu muryango wawe, ubasengere bose ubavuga mu mazina, ubirukanaho umwuka w'urupfu, kubera ko Satani aba yabashatse. Ujye wirukana uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo
nirukanye umwuka w'ibitambo by'abarozi, ibitambo bya dayimoni, ibitambo by'imyuka mibi ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Ubuzima bwacu, ubuzima bwa runaka ndabwimanye, mbwimye abarozi, mbwimye ibihe, mbwimye ibibashaka. Donc ubasengere, ubatureho amaraso ya Yesu. Imana izajya ibarengera, kandi ibyo bipusi bigenda ubusa, kandi mujye mubikubita mubyirukane mu mbaraga za Yesu. Erega igihe kigeze mwa bavandimwe mwe, ni igihe cyo kwambara amaraso ya Yesu, ukayifubika akagutwikira, ukayajyamo ndani, imbaraga za Yesu zikakubamo, kuko abarozi bameze nabi. Inama zirakorwa ikuzimu buri munsi, inama zirakorwa, zikorwa zishaka iki? Uburyo bwo guhindura tekinike, uburyo bwo guhindura uburyo batera abana b'Imana, n'uburyo bagusha, n'uburyo barimbura inyokomuntu. Yesu ashimwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nujya uryama ugatuza ukicecekera, ntukagire ngo Satani nawe yaryamye. Uraryama, Satani agakomeza ari maso, ahiga ubuzima bwawe, ahiga ubugingo bwawe, areba uburyo yakwica. Imana idufashe, Imana itugire neza. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Batesalonike, reka mbabwireho gatoya, rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, bice byaho 2 n'umurongo waho wa 7, haravuze ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Icyo nashakaga kuvuga ni amayoberane. Satani ari gukoresha amayoberane menshi. Muntu dutuka, we wumva tuvuga ibi ngibi kuko utabizi, wowe ukiha kudutuka. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo utemezwa n'ababikubwira uzabyemezwa n'iminsi cyangwa ibihe, kuko hari abandi bari bameze nkawe babihakanaga, ariko uyu munsi ntabwo bakibihakana. Rero reka nkubwire, niba uri n'umurozi, niba uri n'umupfumu, niba uri n'umwambari wabo, reka nkubwize ukuri ko agahuru k'imbwa karaza kuzashya. Mubabazwa nuko tumena amabanga yanyu, ndabizi, ariko natwe nidufite kubihagarika. Ntimudukangishe urupfu, namwe ntimuzuma, muzapfa. Rero niyo mpamvu abantu bagomba kumenya ko bagomba kumenya Imana basenga, bakamenya uburyo bayisenga, bakamenya aho bayisengera, bakamenya uko bagenda, kuko amayoberane ya Satani arimo gukora ku mugaragaro. Ubuse mwari mubizi ko bizagera ku gihe umurozi agutongera kuri telefoni, ibintu bikagufata? Ejo bundi ntabwo mwumvisha umugore wari mu majyepfo bahamagaye umugabo we kuri telefoni, bamuhamagara 1, bamuhamagara 2, bamuhamagara 3, bamuhamagara 4, bamuhamagara 5 mu majyacya. Umugore ageze akanguka, umugabo we aramubwira ati wakwitabye iyo telefoni. Ariko umugabo arebye telefoni agiye kwitaba, abona ni umugabo bakekaga ko aroga umuhamagaye. Noneho yitabye iyo telefoni, aramubwira ati iyi telefoni wayihoreye. Umugabo aravuga ati reka nyitabe nta kibazo. Yaramwitabye, amutongera amagambo mu rurimi atumva, aramutongera. Akimara kumutongera ayo magambo, umugore yamwatse iyo telefone arayikupa. Ariko mu kuyikupa, ibintu byari byarangije gufata uwo mugabo, ahita aragagara, atajya guhekenya ururimi. Bamugejeje kwa muganga, n'ubundi umwuka ushizemo, kubera kumutongera gusa kuri telefone. Ari nayo mpamvu mbabwira ngo mwitondere uburyo mwitaba amatelefone abahamagara. Niba ari nimero utazi, banza ukubita abazimu n'abadayimoni, witwikira amaraso ya Yesu, ufate telefoni yawe, uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'abatongera zaba zihamagariye muri iyi telefoni ndazitwitse mu izina rya Yesu. Ubone kwitaba iyo telefoni. Kandi umuntu natangira kukubwira ibigambo bicurikiranye wumva utumva, hita umukupa. Nta mpamvu yo kumubaza ngo arongure ngo uvuze ngo iki. Oya, umuntu ukuhamagara ni umuntu muvuga ururimi muziranye, agomba kukuvugisha ibyo wumva. Ukubwira ibyo utumva, hita ukupisha, n'ukubita abadayimoni hakiri kare, utava aho ngaho ubura ubuzima bwawe. Rero aya mayoberane y'abadayimoni, mwamuzi ko abadayimoni bazakoresha isazi mu kuroga? Ubu n'isazi basigaye bazikoresha. Ukabona isazi imwe iraza irirwa yikwiruka aho ugiye hose, iyo sazi ukayibona, cyangwa umubu cyangwa kandi gasimba kakirwa kakwirukaho. Iriya sazi nayo reka nyibasobanurire, uriya ni dayimoni w'icyangiro, uguteza akavuyo n'akajagari n'icyangiro aho wajya hose no mu bikorwa byawe byose.
Ihangane turi gukora iki kiganiro nijoro, ariko ntabwo tugomba kureka kugikora. Ntimuzite kuko ishusho risa, ahubwo muzite ku byo ndi kubabwira, kuko uyu ni wo mwanya mpawe wo kubivuga. Erega bibutse ko ntabwo dupfa kwicara kuri iyi kamera aho tubishakiye, ngo kutagikoze ku manywa sereka da, ntabwo ari ugupfa kwicara hano. Ubanza kugomba kujya gusenga, ukabanza ukabaza Imana aho ikwemereye akaba ari ibyo ukora uhawe izo mbaraga, kuko ubuse ni njyewe ubizi njyenyine. Abantu rero babihishe babiza benshi. Niyo mpamvu rero mwihangane. Icyo nababwiraga rero, yaba iriya sazi cyangwa uruyuki cyangwa umuyugira cyangwa umubu ukugendaho, iriya ni dayimoni. Ubu se mwari mubizi ko igihe kizagera umurozi agakoresha isazi, agakoresha umubu, agakoresha marijosi? Mwari mubizi ko azagera agakoresha igikeri? Wenda reka dusoze tuvuge kuri icyo kintu kimwe. Igikeri kiza iwawe mu buryo budasanzwe. Ubwo tugeze ku kintu cya kane. Igikeri kiza iwawe mu buryo budasanzwe, ukabona utuye nk'ahantu ho mu mujyi, nta mazi ahaba, nta gishanga, nta myobo, ntaki, ariko wajya kumva ukumva igikeri kiri kugongera nko muri fondasiyo yawe, ukumva igikeri kiri kuvugira ahantu rimwe na rimwe ukanakibura, cyangwa wajya kubona mu masaha y'ikigoroba cyangwa andi masaha ukabona kiri gutaruka kiza iwawe mu nzu. Ririya ni ihembe. Wowe wumva igikeri kigongera ahantu utabona, ririya ni ihembe, kandi buri uko kiri kugongera kiba kiri kugutongera. Hari imbaraga z'abadayimoni kiba kiri kurekura, ziza zikwataka zikwanjama. Niyo mpamvu igihe cyose uzaba wumva kivuga, ugomba kujya uhita usenga, ugasenga ukubita abazimu n'abadayimoni, uwo murozi uri kubikoherereza umusubiza ibirozi bye mu izina rya Yesu. Ubu se murabyumva? Umusubiza ibirozi bye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ukagishaka ukakica, ukagisohora, ukajugunya mu izina rya Yesu. Icyo nacyo kiza iwawe, ujye ukubita igikeri, ntukemere ko igikeri kiza iwawe. Uko igikeri uko cyinjiye mu nzu yawe, kiba cyinjijemo dayimoni y'ubukene, kiba cyinjijemo dayimoni y'ubugugu, kiba cyinjijemo dayimoni yo kutongera kugira ikintu uhabwa. Ni ukuvuga ngo serivisi zawe aho wakuraga, imigisha yawe aho yavaga, yose ihita yifunga. Abadayimoni, abarozi bashobora kugituma mu buryo bwinshi, ariko akenshi na kenshi iyo kije nibyo kiba kizanye. Ibi nimbivuga ntimutekereze ngo nibyo byonyine, oya, ntabwo ari byo byonyine, ahubwo umurozi ntacyo atatuma, ntacyo atakora, kandi nta gikoko na kimwe atakoresha ibyo ashaka kugikoresha. Imana ibagirire neza. Niyo mpamvu ntabwo aba ari ihame kuri icyo gusa, umurozi yanagihindurira, kuko niwe uba utegeka nyine iby'icyo gikoko gikora. Ubwo rero nimubona igikeri muri ubwo buryo, ubwo nabwo uzamenye imbaraga zakwatatse, umenye n'uburyo urwana n'izo mbaraga. Hari undi watubajije aratubwira ngo igihore ngo cyiza, cyangwa se ikintu igiharara cyangwa se igihore, nyine sinzi uko mucyita, cyangwa ngo agasimba kameze nk'urutambara uhora ubona kazi iwawe. Erega reka mbabwire, biriya bisimba byose ni ibisimba dusanzwe tuzi, dusanzwe tubibona. No kuba hari n'igihe byashoboka ko biba iwawe, hari uko nyine ariho byahisemo kuba, nk'uko n'ibindi byose biba. Ni ibintu bisanzwe rwose, nta nubwo kubona igisimba cyose icyo ubonye cyose ukakica ntabwo ari cyo, ntabwo ari byo, kuko biriya ni ibiremwa by'Imana, kandi Imana yarabiremye, bigomba kubaho nk'uko nawe uriho. Ariko ugomba kureba icyo kiremwa, ukareba nimba kibaho mu buryo busanzwe. Niba kibaho cyangwa kizaho iwawe mu buryo budasanzwe, hari ibintu ubona nawe kandi wareba ukabona bifitanye isano n'ako gakoko gahora kazi iwawe buri gihe, kubita dayimoni hakiri kare, aho niho ugirwa inama yo kukica. Yesu ashimwe. Naho ntabwo ari ukuvuga ko buri marijoze yose ubonye ari dayimoni, buri mbeba yose ubonye ngo ni ihembe, buri gikeri cyose, oya, ahubwo ikiza mu buryo budasanzwe, kandi ukabona hari ingaruka, hari ibintu bidasanzwe byatangiye kukubaho, cyangwa hari ibyo watangiye kwiyumvamo bidasanzwe, nibyo uba ugomba kwitaho, ugakubita izo ngenza z'abarozi, kuko buriya uba watatswe muri ubwo buryo. Nizeye rero ko mbasubije bantu mwari mwambajije. Hari komanteri nyinshi cyane,
abantu bagiye batera bagenda badusobanuza batubwira ibintu n'ibindi. Mujye mukomeza mwandike komantere, izo tubashije gusoma tuzajya tuzisubiza. Hanyuma izaba ari abantu rero baba bandika bavuga amagambo mabi, ntimukabiteho bariya. Hari igihe aba ari abafatanyabikorwa b'abarozi nyine, cyangwa nabo ari bamwe mu bajya babohereza ibyo bintu. Ubwo rero bariya ntimukabiteho, kimwe nk'uko nanjye ntabitaho. Bariya b'ibicantege ntabwo njya mbitaho, nta mwanya mbafitiye. Wowe wandika komantere umbwira nabi, untuka, unyereka ko nta bwenge ngira. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge ndabufite, wowe rero nta mwanya mufitiye. Nta nubwo komantere yawe yatuma hari n'akantu kangana gutya mpindukaho. Buriya uba uri kuruhira ubusa. Icyakora si ubu utumye nkumenya, nawe nkamenya ko nagukomye. Iyo umuntu ubundi ateye ibuye mu gihuru, ikivumbukamo nyine igifashwe nicyo kivumbukamo cyangwa kimoka. Rero reka mbwire abakunzi b'umusaraba ngo mube maso. Abarozi barahagurutse mu buryo bwose, mwitwikira amaraso ya Yesu. Ndongera kubabwira ko izina rya Yesu ryirukana abazimu n'abadayimoni, rigakubita abazimu n'abadayimoni, rikirukana abarozi, rikirukana amahembe, rikirukana ibitega, rikirukana nyabingi, rikirukana ibihato, rigaca karande, rigakuraho ibya kera, umuntu akaba ari muri Kristo Yesu. Iri zina ndongera kubakangura ko ari izina rikomeye. Ni izina nirudatetereza abamwisunga. Amagambo yageze iwa Ndabaga ni urutare twihishamo n'ibwira ibyiringiro byacu n'ubwugamo bw'umugaru. Ni imbaraga z'abamwizera, ni impamvu yo kubaho kw'abamwirengeye. Iyi mbaraga iri muri Kristo Yesu, haleluya. Iri zina rifite imbaraga, iri zina riratabara, iri zina riremewe, iri zina baryisunze baririmo neza, barivuga ribari mu mutima. Apana mwebwe muvangamo n'ibyaha. Yesu yaza mu mitima yanyu akabura ahantu yicara. Ubundi iyo uhaye icyicaro gikwiriye Yesu mu mutima, urundi rugamba rwose ararurwana. Urakubita bigakubitikika, urirukana bikirukanika. Hari abaza kuri Yesu gusa kubera ko barozwe bafite mbega bakagira ngo Yesu ni umukozi wabo wo mu rugo. Yesu ni inshuti, bisaba ngo umanze umushakeho ubushuti, hanyuma umubwira kurengere ku kibazo cyawe. Rero ntimukayobe, Imana ntabwo inegurizwa izuru. Mujye mubanza mushaka ubushuti kuri Yesu hakiri kare. Namwe nimugera mu byago no mu makuba no mu bibaruhije no mu bibagoye, Yesu azajya abatabara, Yesu azajya abarengera. Ariko reka mbanze mbabwire ikintu kimwe, izina rya Yesu rirakomeye. Niba izina rya Yesu bakohereza ikintu mu nzozi kikakuniga usinziriye, ririya ni ihembe wowe urarurota ibintu bikuniga, bikwirukankana bikuniga, ririya ni ihembe baba bakohereje ngo rikwice. Ariko Yesu Kristo nimba umwiyambaza mu nzozi, kwa kundi kiba cyakuniza ugiye guhera umwuka ugahita uvuga ati izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ikidayimoni ukumva kirakurekuye kiragiye. Nimba Yesu agutabara usinziriye, yananirwa kugutabara uri maso? Muzi impamvu kiriya gihe n'umupagani yavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo? Muzi impamvu gihita kirekura? Ni ukubera ko kiriya gihe nta buryarya buba buhari. Ni roho ibivuze, ntabwo ari umubiri. Twebwe mu buzima busanzwe nka gutyo uri maso, ushobora kuvuga Yesu ku rurimi ariko mu mutima atarimo. Ariko kiriya gihe iyo usinziriye ikintu kikakuniga, ukibuka ko Yesu Kristo ariwe, ukahita mu izina rya Yesu Kristo, nubwo uvuga ijwi ridasohoka, ariko iriya ni roho ibivuze. Niyo mpamvu Yesu yumva vuba. Akaba ari nayo mpamvu dusabwa kwizeza Yesu imitima, bigahinguka ku mubiri ariko byahereye mu mutima. Amen, amen. Mushaka ubushuti kuri Yesu. Iri zina rifite imbaraga. Yesu wagutabaye cya gihe usinziriye, yananirwa kugutabara uri maso? Reka nkusabire umugisha w'Imana. Ubutaha tuzakora ibindi biganiro. Mukomeze mutubaze ibyabayobeye muri komanteri, kandi nitujya tubibabwira mujye mufata umwanya musenge, mwirukane ibitero by'abadayimoni. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimiye aba bantu bawe, barinda imitego ya Satani yose n'uburiganya n'uburyo bwose umwanzi yatatse. Utwika abazimu, utwika abadayimoni, utwika abarangi, utwika amahembe, utwika ibitego, utwika nyabingi, utwika imyuka mibi y'abarozi y'uburyo bwose. Abantu bawe baba amahoro, kandi ubasobanurira ibiruta ibyo nabasobanurira. Mwuka wera wawe basanga bamenyesha ibyo mba ntababwiye, kandi abaye no kumva
ibyo mbabwiye kurenza uko mbivuze. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo nimo tubisabye twizeye, amen. Yesu abe umugisha, Yesu abarebe neza, tuzongera dukomeze ubutaha. Imana ibahe umugisha.